maze ko kumenyera ubuzima bwa buri munsi mumarana nawe tugiye tuganira kibondo cyane mama uri hano ese ntiwari wambonye ntabwo nari nakumvise ahubwo nzi icyo bari bagutwaye naraye neza ariko nta kibazo wende busa nk'utishimye se kandi wumva umuziki ndishimye mwana wanjye rero narakubabaje ariko mbabaye ngo warambabaje wambabaje gute kubera kiriya kintu cy'ibikote yewe ururantangaza njye kiriya kintu ngibonye ahangaha ariko mama ibaze njye umunsi nzamusanga ni amahirwe cyakora nawe ubikora neza ukamwicaza hano hanze ariko reka nkubwire basi ntiwamujyana inama ngo ageze yambaye neza gira ririya ni ikote ryo kuzana mu mwanga mama njye byambabaza ariko ikintu cyambabaje kurusha ni ukuntu hano utishira rutuma ifu mwana wanjye nabonye ko byakubabaje ariko ntabwo bizongera buriya rero reka nkubwire mbona nabivuyemo cyane rwose buriya nabivuyemo umwanzuro wo gushaka narawuretse pe kuko se kandi humura Gashu! Gashuhe! Karambozi. Sanga boya mato. Gashuhe gira vuba. Cerewe. Naje patu. Bigute? Nso patu. Baramuse neza. Mwambere neza. Akazi wagakoze. Nagakoze patu bambaye neza. Zibanda nakwemera rwose patu. Oh, nani baki. Gashu. Patu. Nizere ko byose byatunganye ntabwo dusubira kandi gufatana mu mashati nawe. Oya ndabirambiwe sivyo? Bose nawe nabitunganije rwose byarako. Kwirembo leta ndabizi usana na kakana. Okay, uvuga makeya Gashu. Ibukuri. Uyu musaza unambaye neza bose. Unambaye neza. Oh, reka. Gavose. Okay, sasa nizere hariya hose uhatunganye mfise abashitsi ngiye Kanombe gufata abashitsi sivyo? Ndabisezera ndagiye Kanombe. Sawa. Ahubwo se bose. kuko se mama kiriya gisaza warakiretse narakiretse sinibyo nakubwira ubundi yabaye kiriya gisaza warakiretse ukareka iriya rutuma ivu izi kurura ibikweto byacikaguritse ahangaha nanjye kukubera umwana mwiza reka rutume ko nararetse ntizongera kugaruka hano nta nubwo tukivugana ndishimye cyane ntabwo wakumva ukuntu nishimye cyane kandi nanjye reka nkubwire njye kukubera umwana mwiza buri kintu cyose uzajya umbwira ajya nemera ngikore kandi ngikore kuri nanjye ndishimye no kuri mama reka tubane neza nanjye ngiye gutuza wibye ihereze keya wumva ushaka umbwize ukuri nanjye gutuza nta kintu na kimwe ngomba kujya mubwira nkorera ibintu byose ku murongo uranejeje uburyo numva umutima wawe gusa nyine mama ngiye guhanagura inkweto ahantu ngiye kujya gatoya ni ngombwa se kukubwira ngiye kujya maze gusobanura nta kibazo igenda kitunganye namaze kukwizera reka mpanagure inkweto yego mama Stoke nyine nta mucuremo kandi mubwiye ko namugiye kuzana abashyitsi bateka iki umutwe uri ku ruhande ubuzi jewe jesi nkuse nkunda kugendera mu bintu by'amakuru
niyumviye hano ubundi ntukagendere ku magambo ntabwo bari byiza icyambere ni ibizibi tuba bifitiye ngo hano gatoya nakubwiye shangura kandi nyene gira shangura kandi bose nunde ko egera nganda kubwire gato bose kandi egera bose ejo ndaro zana ico kinoze anashaka nyene kizane fata amatwi yose bose unama bose binamo ejo unamuzamuke zamuka bose binamo zamuka manuka duga wow manuka muzamu dufata nabi duga manuka wakivagundo duga umviriza nakubari ndakumva guteza amatwi funga ngumi ndavyanze funga ngumi musinye wapi rwose ntabwo ubuze nta kintu cyazo kandi nazo gutegeka umviriza ngwa hano umviriza ndakubarira wakivagundo nzokwereka ingengende sincerego sange wakoze buri kintu cyose urumva aho wabigurishije ubigarure sange watetse wagira ngo je sindabizi Brenda ngaruke ndakubwira gato sange wabikoze uravyumva ndagiye kera kangende sange wakoze ivyo bintu abashitsi banje bajya aho wabigurishije urahazi ndabikura ubwo ni budasibyo barya mushera bimbwiye byo reka ndakubwira akantu je ndagarutse gato ndakubwira akantu ngomba nze ukurungikira ibihumbi okay ndaguha 300,000 urazi icyo arico ni ibihumbi bitatu puso ibihumbi Ngese ndabizi. Yagiye nkoresha inanga ndakurahiye. Umbwire ibintu Faransa karaba. Sinje ntabwo. N'ibihumbi binga. Ubwenge ibyo by'ibirimi ngiye by'abazungu se giye gose. Okay, je ndagiye n'ibihumbi 300. Ndagiye wa mugabo we ibihumbi 300 ndabigushira kuri momo wa kijuju nzokwereka. Nzogukora ivyo byisosha. Hambone ngo n'umurundi. Uwo ngutaza umunda mu nzu usura kame arenda kugira ikimuka. Nini najya kwitabaza ubuyobozi neza. Aza agaciro ufite giye umuntu azatukanze ibyo gwaze agire ko yiboneye. Nta nubwo cyo kibazo barakumfasha ubuzima bwacyo mu kiganza. Kino kiraro mushaka nahita nkubita hasi kikameneka nawe ariko yahita ameneka. Tsari azambona giye azambona. Wono kugira ngo nande kubikimuzane. Sinzi so ndamusanga yora karaba kabaye cyore kutangara se muze wongeye utira imyenda izine nyungu zo gukizwa ukareka ibyaha nase kuri kwatanya ugiye he cyangwa se uye muri za nshoreke zawe ako njye nakubwiye ko muri gashira bwoba ndambiwe imibereho yaho arabizirandambiye ntabwo nabikomeza none ugiye he numva rero imbaza byinshi utitaye ko ndi so si muri gahunda zanjye nikomereza
umva urye ndye urabona nzabinyamo mwiza kanze nteteshe nangire rwose ku buzima bwacu bubwa neza rwose urumva karyoshye karyoshye rwose nk'urukundo rw'abantu bakundana abantu bakundana nari kumwumva bose batangaje karyoshye nk'abantu bafitanye umubano wihariye kano kantu karyoshye nk'ubwiza ufite ubwiza ufite buryohera amaso y'abantu hoya ubwiza ufite ndavuga ngo ni bwiza buryoheye amaso n'umutima siko rwose usa n'amazi yo kwiteke amazi yo kwiteke cyane ufate buriya amazi yo kwiteke ameze abasa n'umukorombya wo ku ijuru nawe rwose urakabya pe gusa ndakabya koko urakabya ni ukuri kareka ubona ndi mwiza koko wahura n'iki siko iyo nkwitegereje wagira ngo ni marayika wasigaye mu isi hari ukuntu Imana ijya ituma abamarayika kwakira ibyifuzo byacu wowe wagira ngo uri marayika wasigaye mu isi rwose noneho waremeye mpamvu nyuma ya buzima kureba nyine nkabona ntakomeza gusitaraganya njyenyine ko ndi njyenyine niho wafashe umwanzuro